Yesu Kristo nashimwe. Uyu munsi tugiye gusoma urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo. Reka dusome mu izina rya Yesu. Igice cya mbere. Pawulo wagizwe intumwa ya Kristo Yesu nk'uko Imana yabishatse kandi nk'uko isezerano ry'ubugingo bubonerwa muri Kristo Yesu riri, ndakwandikiye Timoteyo umwana wanjye nkunda. Ubuntu n'imbabazi n'amahoro bibe kuri wowe biva ku Mana Data wa twese no kuri Kristo Yesu umwami wacu. Pawulo ahugurira Timoteyo gushikama mu byo kwizera. Imana nkorera nkurikije ba sogokuruza, mfite umutima utancira urubanza, niyo nshimira yuko nkwibuka ubudasiba uko nsenze ku manywa na nijoro. Nibuka amarira yawe, ngakumbura kukureba ngo nuzure umunezero, kuko nibutse kwizera kutaryarya kukurimo kwabanje kuba muri nyogokuru Loyisi no muri nyoko Yunike, kandi nzi neza yuko kukurimo nawe. Nicyo gituma nkwibutsa gusesa impano y'Imana ikurimo ngo yake iyo waheshejwe no kurambikwaho ibiganza byanjye, kuko Imana itaduhaye umwuka w'ubwoba, ahubwo yaduhaye uw'imbaraga n'urukundo no kwirinda. Nuko ntukagire isoni zo guhamya umwami wacu cyangwa izanjye imboheye, ahubwo ufatanye nanjye kurenganyirizwa ubutumwa bwiza, ufatanyije n'imbaraga z'Imana yadukijije ikaduhamagara guhamagara kwera, itabitewe n'imirimo yacu, ahubwo ibitewe n'uko yabigambiriye ubwayo no kubw'ubuntu bwayo twaherewe muri Kristo Yesu uhereye kera kose, ariko none bukaba bwarerekanywe no kuboneka k'Umukiza wacu Kristo Yesu, wahinduye urupfu ubusa akerekanisha ubugingo no kudapfa ubutumwa bwiza. Ubwo butumwa nibwo nashyiriweho kuba umubwiriza wabwo n'intumwa n'umwigisha w'abanyamahanga. Nicyo gituma mbabazwa nyamara singira isoni, kuko nzi uwo nizeye uwo ari we, kandi nzi neza yuko abasha kurinda ikibitsanyo namubikije kugeza kuri burya munsi. Ujye ukomeza icyitegererezo cy'amagambo mazima wanyumvanye, ugikomereshe kwizera n'urukundo rubonerwa muri Kristo Yesu. Ikibitsanyo cyiza wabikijwe ukirindisha umwuka wera utubamo. Uzi yuko abo muri Aziya bose banteye umugongo. Muri abo ni Fugero na Herumogene. Umwami wacu agirira imbabazi abo kwa Onesiforo, kuko yanduhuraga kenshi kandi ntaragakorwa n'isoni z'umunyururu wanjye, ahubwo ageze i Roma agira umwete wo kunshaka arambona. Umwami amuhe kuzabona imbabazi z'umwami kuri urya munsi. Ibyo yankoreye muri Efeso uko bingana ntawukurusha kubimenya. Ibice bibiri. Pawulo ahugurira Timoteyo kwitanga amaramaje. Nuko rero mwana wanjye, ukomerere mu buntu bubonerwa muri Kristo Yesu, kandi ibyo wanyumvanye imbere y'abahamya benshi ubimenyesha abantu bo kwizerwa bazashobora kubyigisha abandi. Ujye ufatanya nanjye kwihanganira imibabaro nk'uko bikwiriye umusirikare mwiza wa Kristo Yesu. Ntawaha umusirikare kandi ngo yishyire mu by'ubu bugingo ngo abe akinejeje uwamwandikiye ubusirikare. Kandi iyo umuntu ashatse kurushanwa mu bikino ntahabwa ikamba, keretse arushanijwe nk'uko bitegetswe. Umuhinzi uhinga niwe ukwiriye kubanza kwenda ku mbuto. Zirikana ibyo mvuze, kuko umwami wacu azaguha ubwenge muri byose. Ujye wibuka Yesu Kristo wakomotse mu rubyaro rwa Dawidi, akazuka mu bapfuye nk'uko ubutumwa nahawe buvuga. Ubwo ndenganyirizwa ndetse nkaboheshwa iminyururu nk'umugome, nyamara ijambo ry'Imana ryo ntiribohwa n'iminyururu. Nicyo gituma nihanganira byose kubw'intore z'Imana, kugira ngo nazo zibone agakiza kabonerwa muri Kristo Yesu gafatanijwe n'ubwiza buhoraho. Iri jambo ni ryo kwizerwa ngo niba twarapfanye nawe tuzabanaho nawe, kandi nitwihangana tuzimana nawe, naho nitumwihakana nawe azatwihakana. Kandi nubwo tutizera we ahora ari uwo kwizerwa, kuko atabasha kwivuguruza. Ibyerekeye kwirinda impaka, ujye ubibutsa ibyo, ubihanangirize imbere y'Imana, kuko bareka kurwanira amagambo
kuko ari ntacyo bimaze ahubwo bigusha abumva. Ujye ugira umwete wo kwishyira Imana nk'ushimwa, umukozi udakwiriye kugira ipfunwe, ukwiriranya neza ijambo ry'ukuri. Ariko amagambo y'amanjwe atari ay'Imana uyazibukire, kuko abayavuga bazarushaho gushyayisha, kandi ijambo ryabo rizaryana nk'igisebe cy'umufunzo. Muri abo ni Humenayo na Fileto, kuko bayobye bakava mu kuri, bavuga ko umuzuko wamaze kubaho, bakubika kwizera kwa mbere. Nyamara urufatiro rukomeye rw'Imana ruracyahagaze, rwanditseho iki kimenyetso ngo Uwiteka azabe, kandi ngo umuntu wese uvuga izina ry'Uwiteka ave mu bidatunganye. Mu nzu y'inyumba ntihabamo ibintu by'izahabu n'iby'ifeza gusa, ahubwo habamo n'iby'ibiti n'iby'ibumba, kandi bimwe babikoresha iby'icyubahiro, naho ibindi bakabikoresha ibiteye isoni. Nuko rero umuntu niyiyeza akitandukanya n'ibidatunganye, azaba abaye ikintu cyo gukoreshwa iby'icyubahiro cyejejwe, kigirira nyiracyo umumaro kandi cyatunganirijwe imirimo myiza yose. Nuko uhunge irari rya gisore, ahubwo ukurikize gukiranuka no kwizera n'urukundo n'amahoro, ufatanije n'abambaza Umwami wacu bafite imitima iboneye. Nyamara ibibazo by'ubupfu n'iby'abaswa ntukabyemere, uzi nawe ko bibyara amahane. Ariko umugaragu w'Umwami wacu ntakwiriye kuba umunyamahane, ahubwo akwiriye kugira ineza kuri bose, agakunda kwigisha, akihangana, agahanisha ubugwaneza abamugisha impaka, ngo ahari nibishoboka Imana ibahe kwihana ngo bamenye ukuri, bazinduke bave mu mutego wa Satani wabafashe mpiri, babone gukora iby'Imana ishaka. Igice cya gatatu. Ubuhenebere buteye ubwoba bwo mu minsi y'imperuka. Umenye yuko mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushya, kuko abantu bazaba bikunda, bakunda impiya, birarira, bibona, batukana, batumvira ababyeyi babo, indashima, batari abera, badakunda n'ababo, batuzura, babeshyerana, batirinda, bagira urugomo, badakunda ibyiza, bagambana, ibyigenge, bikakaza, bakunda ibibanezeza aho gukunda Imana, bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zako. Abameze batyo ujye ubatera umugongo, kuko muri bo harimo abagabo bomboka mu nzu, bakanyaga abagore batagira umutima, baremerewe n'ibyaha, batwarwa n'irari ry'uburyo bwinshi, bahora biga ariko ntabwo babasha kugira ubwo bamenya ukuri. Kuko Yane na Yambure barwanije Mose, niko n'abo bagabo barwanya ukuri. Abo ni abononekaye ubwenge, badashimwa ku byo kwizera, ariko ntibazabasha kurengaho, kuko ubupfu bwabo buzabagaragarira abantu bose nk'uko ubwa ba bandi nabwo bwagaragaye. Ariko wehoho wakurikije neza inyigisho zanjye n'ingeso zanjye, n'imirimo no kwizera no kwiyumanganya n'urukundo no kwihangana no kurenganywa kenshi no kubabazwa kenshi, n'ibyambereyeho muri Antiyokiya no muri Ikoniyo n'i Lusitira, n'ibyo nihanganiye byose ndenganywa, nyamara Umwami wacu akabinkiza byose. Icyakora n'ubundi abashaka kujya bubaha Imana bose bari muri Kristo Yesu bazarenganywa, kandi abantu babi n'abiyita uko batari bazarushaho kuba babi, bayobya bakayobywa. Ariko wehoho ugume mu byo wize ukabyizezwa, kuko uzi uwakwigishije, kandi uzi yuko uhereye mu buto bwawe wamenyaga ibyanditswe byera, bibasha kukumenyesha ubwenge bwo kukuzanira agakiza gaheshwa no kwizera Kristo Yesu. Ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana, kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha bye no kumutunganya no kumuhanira gukiranuka, kugira ngo umuntu w'Imana abe ashyitse, afite ibimukwiriye byose, ngo akore imirimo myiza yose. Ibice 4. Ndagutongerera mu maso y'Imana no mu ya Kristo Yesu, uzaciraho iteka abazima n'abapfuye, ubwo azaboneka aje kwima ingoma ye.
ubwirize abantu ijambo ry'Imana, ugire umwete mu gihe gigukwiriye no mu kitagukwiriye, uhane, uteshye, uhugure, ufite kwihangana kose no kwigisha, kuko igihe kizaza batazihanganira inyigisho nzima, ahubwo kuko amatwi yabo azaba abarya yifuza kumva ibibanezeza, bazigwiriza abigisha bahuje n'irari ryabo, kandi baziziba amatwi ngo batumve ukuri, bazayoba bakurikiza imigani y'ibinyoma. Ariko wehoho wirinde muri byose, wemere kurengana, ukore umurimo w'umubwirizabutumwa bwiza, usohoze umurimo wawe wo kugabura iby'Imana. Pawulo avuga iby'iherezo rye asaba Timoteyo kumusura. Kuko njyeweho maze kumera nk'ibisukwa ku gicaniro, igihe cyo kugenda kwanjye gisohoye. Narwanye intambara nziza, narangije urugendo, narinze ibyo kwizera. Ibisigaye mbikiwe ikamba ryo gukiranuka, iry'Umwami wacu umucamanza utabera, azampa kururya munsi, nyamara si njye jyenyine, ahubwo ni abakunze kuzaboneka kwe bose. Gira umwete wo kuza aho ndi vuba. Dema yaransigiriye kuko akunze iby'iki gihe cya none, ajya i Tesalonike. Kenti nawe yagiye i Galatiya, naho Tito yagiye i Darumatiya. Luka niwe wenyine ukiri kumwe nanjye. Shaka Mariko umuzane, kuko angirira umumaro wo kunkorera. Ariko Tukiko namaze kumwohereza muri Efeso. Nuza uzaza n'umwitero nasize i Tirowa kwa Karupo n'ibitabo, ariko cyane cyane uzaza n'ibyimpu. Alekizandere umucuzi w'imiringa yangiriye inabi nyinshi. Umwami wacu azamwitura ibikwiriye ibyo yakoze. Ni nawe umwirinde, kuko yarwanije amagambo yacu cyane. Mu iburana ryanjye rya mbere ntawampagarariye, ahubwo bose barampanye. Ntibakabibarweho, nyamara umwami wacu yarampagarikiye, arankomeza, kugira ngo ubutumwa bubwirizwe n'akanwa kanjye butagabanije, abanyamahanga bose babwumve. Nuko nkira akanwa k'intare, kandi umwami wacu arankiza ibibi bangirira byose, andindire kugira ngo anjyane mu bwami bwe bwo mu ijuru. Icyubahiro kibe icy'iteka ryose. Amen. Untahirize Purusikira na Akwila n'abo kwa Onesiforo. Erasito yagumye i Korinto, ariko Tirofimo namusize i Mileto arwaye. Gira umwete wo kuza igihe cy'imbeho kitarasohora. Euburo aragutashya, na Pudenti na Lino na Kilawudiya na bene data bose. Umwami Yesu abane n'umutima wawe, ubuntu bw'Imana bubane nawe. Imana ibahe umugisha kandi Imana ibishimire. Dushoje izi nzandiko uko ari ebyiri Pawulo yandikiye Timoteyo. Ejo tuzakomeza dusoma urwandiko Pawulo yandikiye Tito, nuko dukomeze dusoma izindi nzandiko Pawulo yagiye yandikira abantu batandukanye. Imana ibahe umugisha kandi Imana ibishimire. Mukomeze kugira umunsi mwiza.